Nyuma y'uko mama w'umuhanzi Chris Easy yitabye Imana, inkuru z'ibihuha zakomeze gucicikana zivuga ko uyu muhanzi Chris Easy yaba yatambye mama we nk'igitambo kugira ngo akomeze kuba icyamamare mu muziki nyarwanda no muri Afurika muri rusange. Izi nkuru zikomeje gukwira cyane kugeza na n'ubu, aho bamwe batari kubabazwa n'uyu muhanzi ngo bamuririre, ahubwo bari kumutuka bavuga ko ari ikigwari nyine ko yatanze mama we, mu gihe uyu muhanzi Chris Easy we ari mu gahinda nyine. Ariko siko nta nduru ivugira ubusa ku musozi, aho ibyo Chris Easy ashinjwa ntibyaba ari byo yatanze mama we. Uyu munsi ngiye kwinjira usobanurire ibintu byo gutanga ibitambo uko bikorwa, igihe byaziye, n'impamvu ababikora babikora, ndetse n'ingaruka nziza bigira ku muhanzi wabikoze. Reka twinjire. Nitwa The Boy Fit, guhaye ikaze. Dutangire tureba inkomoko y'ibi bitekerezo byo gutamba ibitambo ku bahanzi. Buri gihe iyo umuntu azamutse vuba, abantu baribaza bakibaza ibikurikira: ese ni ubuhanga bwe, ni amahirwe yagize, cyangwa hari igitambo gitangwa inyuma y'izindi nzira zose zisanzwe abandi bantu bacamo? Ibi bitekerezo bishingira ku mico ya kera yo gutamba abantu, yakoreshwaga mu Misiri, mu Bugiriki no muri Amerika y'Uburasirazuba. Aho abantu batangaga ababo nyine ku bigirwamana byabo, bizeye ubukire n'impinduka nziza ku muryango. Ijambo blood sacrifice rikunze kugaragara mu myemerere ijyanye na Illuminati, Freemasonry n'indi miryango yiswe Secret Societies, ya miryango y'ibanga nyine utapfa kumenya ibyabo, byose bikorerwa mu bwihisho. Muri bamwe, kugira ubutunzi cyangwa ubwamamare bisaba gutanga umuntu ufite agaciro, bikavugwa ko bikora connection y'amaraso n'imbaraga zidasanzwe z'umwijima nyine. Bityo watambye igitambo akifashisha izo mbaraga mu kwigarurira imitima y'abantu, ubutunzi ndetse n'icyubahiro muri rubanda. Ibi byose akaba ariyo mpamvu abahanzi batanga ababo, ndetse abakire bakomeye n'abanyapolitike nabo bavugwaho iyi mico. Hari ingero zikunzwe kuvugwa ku bantu baba baratambye ababo kugira ngo babone imbaraga n'ubwamamare budasanzwe. Ku mwanya wa mbere turahasanga umunyamerika Kanye West, umuraperi udasanzwe wo muri New York. Nyina Donda West yapfuye muri 2007 nyuma y'ibikorwa byo kubagwa. Ababivuga bavuga ko yari umuntu hafi cyane kuri Kanye West, bityo akaba ari we washoboraga kuba igitambo nyine kugira ngo uyu Kanye West akomeze ubwamamare bwe. Nyuma y'urupfu rwe, Kanye yagiye avugwaho kurara mu rusengero, kuvuga ibintu bidasobanutse, ndetse no kuvuga ko yatakaje igice cy'imitima ye bitewe n'uko nyine ngo yabuze mama we. Uyu Kanye West yareruye agira ati: urupfu rwa mama si urupfu rusanzwe, kugira ngo bicyamamare bisaba gutamba ibitambo. Ibi byarakaje cyane ya miryango y'ibanga, Secret Societies. Bamwambura brandi zose, bamwambura umugore we n'abana, ndetse n'amafaranga yari afite barayamwambura, bamwambura uburenganzira no ku bihangano bye nyine. Ibi byatumye Kanye West ata umutwe, ubu yabaye nk'umusazi. Uwa kabiri ni umuhanzi Jennifer Hudson. Muri 2008 yapfushije nyina, murumuna we na musaza we ku munsi umwe. Nyuma y'ibyo yatangiye kubona amahirwe menshi mu muziki, atsindira ibihembo nka Grammy na Oscar. Uyu mukobwa yahise aba icyamamare cyane, haba mu gukina filime no mu muziki arafatisha cyane. Nyuma y'uko nyine yari amaze gutanga mama we, murumuna we ndetse na musaza we batanze igitambo cy'amaraso nyine muri ibi bya Illuminati. Bemereza teori babifata nk'ibimenyetso, nubwo byari ibyaha byakozwe n'uwahoze ari musaza w'umukunzi we, ari we wishe abo ngabo nyine. Ariko bikavuga ko kugira ngo bapfe ari uko uyu mukobwa yari yabatanzeho ibitambo. Ku mwanya wa gatatu w'umuhanzi utanze igitambo kuba ukomoka mu muryango we, harimo umuhanzi w'umunyarwanda Chris Easy. Nyina yitabye Imana muri Kamena 2025. Ibi byateje ibihuha byaba bifitanye isano n'igitambo mu rwego rwo kuzamura umuziki we. Ariko umujyanama we Junior Giti yatangaje ko yitabye Imana kubera uburwayi. Ariko ibihuha byakomeje gucicikana bivuga ko uyu Chris Easy yaba yaragiriwe inama mbi n'uyu manager we Junior Giti yo gutanga igitambo kuri mama we kugira ngo abe umuhanzi w'igitangaza muri Afurika yose. Sinje hano kubyemeza n'ibivugwa, ariko reka dutegereze nyuma y'igihe niba Chris Easy koko azaba umuhanzi w'igitangaza nk'uko iyo umuntu atanze igitambo nyine bihita byemezwa, kabuhangwa amaso n'isi yose. Turebe ko n'uyu muhungu nawe azabasha kuzamuka akagera ku gasongero kadasanzwe.
cyangwa zigumira kuba umuhanzi uri lokale mu Rwanda, bityo tukemeza ko koko ababivuga ari ukumubeshyera nta shingiro bifite. So uyu Chris Easy gusa, umuhanzi Michael Jackson, nyuma y'urupfu rwe bamwe bavuze ko yari atangiye kuvuga amabanga ya Illuminati bakamucecekesha. Hari n'abavuga ko urupfu rwe ari igitambo cye bwite kuko yakomeje kwitandukanya n'imiryango ifite imbaraga. Uyu nguyu nyine Michael Jackson, mwibutsa, ni umwami wa pop, umwami w'ijwi, akaba n'umwami w'imbyino, King of Dance. Uyu Michael Jackson byatangiye ari umwirabura, ariko nyuma aza gutamba uruhu rwe ahinduka umuzungu bitunguranye, ariko yaje gupfa urupfu rudasobanutse azize kanseri. Bakavuga ko ari kanseri y'uruhu, abandi bakavuga ko yahitanywe na Illuminati kubera ko yari atangiye kubashyira hanze. Ibi byakomeje guteza impagarara, kutavugwaho rimwe, kugeza na n'uyu munsi urupfu rwa Michael Jackson n'icyamuhitanye ntabwo birasobanuka. Gusa abantu bibaza impamvu, nyine nawe ushobora kuzibaza, kuki umuntu ashobora kuba atanga abantu b'ingenzi mu buzima bwe, yaba bikorera iki ko tuzi ko umuryango ari buze imbere. Icya mbere, ibi byamamare bitangira abo mu miryango yabo nk'ibitambo, ni ukugira ubutunzi n'ubwamamare budasanzwe, aho gutanga igitambo ari intangiriro y'amasezerano. Ibi bivugwa na theories, nyine za nkuru ziba zidafite ishingiro nababwiye, zemeza ko iyo utanze igitambo ari nk'amasezerano ubugiranye n'iyi miryango y'umwijima. Ni nko kugurana nyine, blood and money exchange, bivuze iguranishwa ry'amafaranga n'amaraso. Icya kabiri gishobora gutuma umuntu atanga uwo mu muryango we nk'igitambo ni uguhabwa uburinzi. Ibi byitwa spiritual protection mu ndimi z'amahanga, aho bo bizera ko amaraso y'uwiwanyu ngo abe igitambo gikomeye ku kurinda ibibazo, inyatsi, ubukene, ndetse bigakurura igikundiro. Nyine aba bizera ibi, nkwibutse, ni bamwe bizera black magic cyangwa se za mbaraga z'umwijima, batemera Imana yo mu ijuru, batemera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo. Icya gatatu gishobora gutuma umuntu atamba uwo mu muryango we ni ukwiyemeza by'ukuri, ngo mu rwego rw'imyemerere cyangwa rw'imyizerere. Kugera ku rwego rwo hejuru bisaba guhara umuntu wawe, aho na kera mbere y'uko Yesu yitangira abakirisitu, kera umuntu yatambaga igitambo cy'itungo kugira ngo ababarirwe ibyaha bye. No muri iyi miryango y'umwijima, umuntu atamba amaraso y'abantu ndetse bo mu muryango we akunda cyane, kugira ngo abe umwizerwa kandi agaragare nk'ufite umutima ukomeye muri iyi myizerere yabo y'umwijima. Ese koko hari ikindi kiri inyuma y'urupfu rutunguranye rwa mama wa Chris Easy, cyangwa nitwe ubwacu dushaka umwijima ahari urumuri? Icyo ni ikibazo wakwibaza, nanjye nkibaza. Gusa nk'inama, tekereza, genzura kandi witondere ibyo wumva, ibyo ubona n'ibyo usoma kuri interineti, kuko benshi tubikora dushaka views no kuzamura amazina yacu kugira ngo natwe tumenyekane, abantu baduha attention, bumve ko turi mu kuri. Ibyo ukwiye kubishyira mu nyurabwenge yawe mbere yo gucira umuntu imanza cyangwa ngo umwange utazi impamvu yabyo. Murakoze, ndabashimiye kuba mwakurikiye iki cyegeranyo n'ubu bushakashatsi nabazaniye uyu munsi. Kora subscribe niba ukunze ibi ngibi, kora share n'abandi bamenye ukuri, kanda like kuri iyi video kandi uzagaruke urebe n'izindi ziba zihari ku bwinshi. Twa The Boy Fit, ndabashimiye cyane.